tugerageze gukura ibintu mu mutwe tubikure mu mpapuro bihinduka ubuzima tubaho. Ntabwo wakunda abantu bose, ariko ushaka umuntu umwe ukunda nk'uko wikunda. Nuba warangije gukunda Imana, byibuze urebe undi muntu wakoreraho umugisha. Kandi nujya kubikora ntuzabikorere uwo munganya ubushobozi. Yesu yaravuze ngo uworoheje hanyuma y'abandi mwabikoreye ninjye mwabikoreye. Shaka umuntu utazabikwitura, atari n'uwo muryango wawe hafi, umugirire neza, umwereke urukundo. Twishimiye kubasanga kuri ibi bitangazamakuru byose muriho. Yesu abaha umugisha kandi turabashimiye cyane ko mukwikiranye uyu munsi, by'umwihariko umwaka mushya kuba utangiye uyu munsi. Ibihugu bitandukanye murimo hari abo twamenye ko amatariki adahora yo gutangira umwaka, ariko reka tubifurize umwaka mushya wo muri hirya no hino. Noheli nziza kuba yemera, abatemera namwe muhawe ikaze ntacyo bitwaye. Hanyuma ndabashimiye mwese aho muri mu bihugu bitandukanye, abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Twaje kumenya amakuru ko hari n'abatumva ururimi rw'ikinyarwanda ibiganiro byacu, ariko bagasobanurirwa n'abo bari kumwe bumva ikinyarwanda. Namwe turabashimiye cyane kuko mukora umurimo ukomeye cyane wo kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mbaye ikaze abari muri Kigali muri Guma mu Rugo, mwihangane mukomeze kuko ni kimwe mu bizadufasha gutsinda iki cyorezo. Hanyuma n'ibindi bihugu byo mu Burayi ndetse no muri Amerika, namwe muri lockdown, mukomeze mwihangane. Ibi byose ni ukugira ngo turebe uko twasubirana ubuzima twahozanye mbere y'iki cyorezo. Mbaye ikaze mwese aho muri hirya no hino. Umuntu muri kureba imbere yanyu ntago ari ubwa mbere mumubonye. Pastor Amahoro, Muraho. umeze neza? Turashima Imana. Kubera icyo unezerewe duhera aho ngaho. Nishimiye ko Imana impaye umunsi mushabwira ngo mwishire imiremo. Hanyuma ubundi tukiri aho ngaho, umunezero n'ibyishimo bitandukanira he, kugira ngo tumenye icyo pastor afite muri ibyo byombi? Mbifite byombi. Yego, tubaha ikaze. Ngira ngo mwese aho muri hirya no hino Imana ibaho umugisha. Nujya muri YouTube yawe ugafungura ukandikamo Nkunda Gospel, uzahita ubona ibiganiro n'ijambo ry'Imana bigufasha mu buzima bwa buri munsi. Niwandikamo Agakiza TV naho uzabona ibiganiro ndetse n'ijambo ry'Imana. Niwandika Sinai TV ndetse na Byishimo live, aho hose n'ahantu ushobora kubona ibyagufasha muri ubu buzima turimo mu rugendo rugana mu ijuru, by'umwihariko by'abakristo. Mbaha ikaze mwese ntavuze menshi. Pastor, nongeye kuguha ikaze. Hari ikibazo? Nishimiye guhura namwe mwese. Yego, hanyuma turi muri lockdown, ariko hari abantu bayumva mu buryo butandukanye, ariko reka tugaruke mu gisata cyacu cy'abizera cy'abakristo. Ikwiye gusobanura iki ku muntu, yaba uwayigiyemo bakaba batayirimo, yaba n'ibihugu bikirimo ubu ngubu badukurikiye hirya no hino ku isi? Icyo mbere nasobanura ni uko iki ni igihe, kandi nta muntu n'umwe ku isi afite ubushobozi bwo kuzibira igihe ngo ntikize. Urabona ko ikoranabuhanga riteye imbere, dufite ibihugu byo twakwita bya rutura bikomeye ku isi, ariko nta wavuga ngo ubu ndategetse ntabwo buri bwire. Icyo ni igihe Imana yashizeho. Ikiba gisigaye ni ukumenya uko uri bwitware mu gihe, ariko igihe ntawe ubwihagarika. Rero nk'abakristo dukwiye kumenya ko turi mu gihe cyaguma mu rugo. Hari icyago cya coronavirus kihari, dukwiye kumenya ni gute turi bubyitwaremo. Ku bakristo Bibiliya iravuga ngo kubakunda Imana byose bifatanizamo kutuzanira ibyiza. Ahubwo ni ukwibaza ngo aya mahirwe tubonye yo kuba mu rugo twayakoresheje ngo dusabane n'umuryango, twasabana n'Imana, twafata igihe cyo kwegera Imana kugira ngo byibuze tuzave mu rugo dufite impamba izadufasha kujya guhangana n'ubuzima buri hanze. Rero ntekereza ko iki ni igihe cyadutunguye twese. Ntekereza ko 2020 uwari guhanura akavuga ati indege zizahagarara zigume ku bibuga, abantu bazaba mu rugo umwaka wose. Nduzi ko arabamaze umwaka akazi kataratangira. Uwari kubihanura bari kumwita umusazi, ariko igihe twese cyaradutunguye. Igisigaye no kumenya ngo ni gute turi bucitwaremo tudatakaje ubukristo, tukagumya kuba abo tugomba kuba. Tuva kuri iki kintu, ni ikihe kintu wumva umukristo yakwiye gusiga
muri lockdown iramutse irangiye yari afite mbere, ariko muri lockdown kuvuga uti iki kintu rwose nirangiranya, nyaboneka abakristo kizasigare tube bashyashya iki kintu tutakigifite? Mu by'ukuri ntekereza ko lockdown ni igihe cyo kongera kwigarukamo imbere. Yego. Ukibaza ngo 2020 nari mfite ingeso mbi zingahe, ngiye kurwana gute no kubaka ubuzima bwiza bw'ubukristo. Hanyuma ikindi ni uko iyo urebye umuryango wari umaze gutakara ku kigero, sinavuga imibare ariko biri hejuru. Ndaguha urugero, ubuzima bwo hanze burakomeye, ikiguzi cy'ubuzima kirakomeye, twese twirirwa dushakisha. Noneho weekend ikaba ariyo mu rusengero. Ubwo hari insengero zitegura amasengesho y'iminsi 40, 21, 7, 3. Utekereza ko umuntu avuye mu kazi ahitiye ku rusengero, ntafite umwanya wo gukoresha devoir umwana, azasanga abana baryamye buri gihe, umuryango wari umaze gusenyuka ku kigero giteye ubwoba. Ikintu rero umukristo akwiye gutekereza no kwibaza ngo ni gute nzashobora guhangana n'ubuzima bukomeye bwo hanze, nkakorera Imana ariko umuryango wanjye ntusenyuke. Nitubitekereza gutyo, byibuze twaba dukuyemo kimwe cy'ingenzi, usibye ko n'ubusabane bw'abantu n'Imana nabwo bwari bumaze gutakara ku kigero kiri hejuru. Ntekereza ko lockdown izasiga byibuze abantu bongeye kumenya ngo tubana ninde, yarasiga afite imyumvire imeze ite ku bijyanye n'umuryango. Nuko dutangiye karako kugira ngo abantu bose, niba hari ibintu biri hakurya yawe biri gusakuza ugabanye volume, ko tugiye kuvuga ibintu bikomeye. Niba kandi wari uri mu gikoni ugabanyije umuriro, hanyuma uze muri salo kuri telefone yawe cyangwa kuri televiziyo kugira ngo wakire icyo tugiye kumva Imana yashyize ku mutima wa pasiteri. Mbere ko dutangira, reka dusenge pasiteri, duhamagara Imana. Njya nkunda kuvuga ngo ntabwo igiturambirwa kwihamagara, niyo twasubira muri 1 2 3, hirya yuko ari Imana ikomeye ariko ni n'umubyeyi. Reka tubanze dusenge Imana nyuma dutangira. Nikaze. Data mu izina rya Yesu, ubu buntu duhaye bwo kuba imbere yawe turabugushimiye, turasenze kugira ngo ubane natwe, uduhe ibihe byiza, utumenyeshe ushaka kuvugana natwe, bihinduke imitima yacu ihinduke ububiko bwiza, kandi bizatubera impamba y'igihe gikurikiyeho, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen. Reka duha amahirwe umuntu ukubonye bwa mbere, yaba ari mu Rwanda, yaba ari mu bindi bihugu akuri iki kiganiro. Pasiteri, ngenda kuza ariko wamwibwira gute umuntu ufunguye bwa mbere avuga ati ariko uyu muntu twariganye kera mu myaka yahagana muri za, ese yaba ari we cyangwa ntabwo ari we? Ku bambonye bwa mbere nitwa Desire Habyarimana, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 2, nkunda Yesu. Pasiteri rigiye he? Pasiteri ni ibi byose. Niyo ushize twavuze ati byatangiye ari Pasiteri Desire Habyarimana, ubu bibaye Desire Habyarimana, ubutaha bizaba Desire gusa. Ntabwo nkunda kwivuga nka pasiteri. Yego. Nkunda kwivuga nk'umukristo. Hanyuma pasiteri ni umurimo nkora wa buri munsi. Yego. Sina ngombwa ko abantu bamenya ko ndi pasiteri, ahubwo bakwiye kwakira imbuto ziva mu pasiteri. Yego. Hanyuma ntabwo muri bunyumve ngenyine, ndi kumwe n'undi mukozi w'Imana musanzwe mumuzi mu ijambo ry'Imana nawe, ariko hagati aho ngaho hirya y'uko Imana yamuhaye impano yo kutuganiza ijambo ry'Imana, ariko ajya tubariza n'ibibazo. Mujya mumwumva kuri channel yitwa Nkunda Gospel, aho ngaho yitwa Uwiringiyimana Theogene. Iryo jwi ryanjye ni muryumva rirajya ryungikanya n'irye, byose burira kugira ngo icyubahiro kibe cy'Imana. Hanyuma mbere y'uko Theo, kuko niwe ufite amavuta kundusha, niwe uri buze kudufasha mbere yuko adufasha mu kubariza abantu kugira ngo tubashe kumva neza insanganyamatsiko tugiye kuganira. Ababashije gukurikira, turi ku nsanganyamatsiko imaze iminsi ivuga ngo mbese ni mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka ibice 18 umurongo wa 8 niba ntibeshye, avuga ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Dukoze nka review ntoya, ikinyarwanda ubwo sinzi ko nayita, uku kwisubiramo cyangwa se inshamake, uku kwizera Kristo yavugaga yabwiraga bande? Ukwizera yabwira cyane abamwemeye, kuko nibo bari barakora ikiganiro, arababaza ngo umwana w'umuntu naza azasanga kwizera mu isi. Iyo urebye ikiganiro bari bakoranye, yarabaciriye umugani w'umupfakazi, kandi yari yagerageje kubigisha gusenga batarambiwe, gutitiriza. Byari ibintu by'ingenzi kumenya gusenga batitiriza, ariko hano icyo dukwiye kwigiramo ni ikihe?
iyo dutitiriza akenshi ntabwo dutitiriza kubera ubugingo buhoraho, dutitiriza kugira ngo tugere ku migisha ifadika. Ni byiza cyane pe ko Imana iduha umugisha, ariko ikibazo kirabaza ngo umwana w'umuntu naza azasanga kwizera mu isi. Ni ukuvuga ngo imigisha yose twabona, kuko Yesu yaravuze ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose ukazabura ubugingo buhoraho. Ushobora gutitiriza ugatera imbere, ariko mu by'ukuri ubugingo butameze neza. Reka mbaho urugero mwabasha kumva kuri Yakobo. Yakobo yahunze Esawu yibye umugisha, hanyuma agerayo mu myaka 20. Yamazeyo inka zaragwiriye, agira abagore n'abana n'abaja n'abagaragu, aba umukire w'umuhegwe. Urebye ibintu yohereje Esawu gusa byo kumuramutsa no reka tubyite ruswa, kuko yatinyaga ko amwica, byari byinshi. Amatungo arenze 580 yari umukire. Ariko ageze ku cambu ca Yaboku umutima uramujya. Nagira ngo mbabwire ko inka zishobora kugwira, amazi ashobora kugerekerana, amamodoka ashobora kuba menshi, ariko ukiri Yakobo. Hanyuma agarutse hakurya y'icambu ca Yaboki akubitana na marayika, aravuga ngo mpumugisha. None se ko umugisha yari awufite, undi yashaka yari uwuhe? Nuko umugisha utandukanye n'ubutunzi. Umugisha hari ukuntu Imana iguha umugisha ikanaguhindura umugisha. Guhinduka umugisha bihera imbere bikazagera inyuma, ariko umugisha usanzwe uhera inyuma. Ni ibintu bisanzwe. Rero abadukurikiye twababwira ko bakwiriye guhinduka umugisha bakanagira umugisha ufatika. Amen. Yes, uyu munsi turaza kugaruka nanashimira Dominique ndetse namwe se mudukurikiye. Uyu munsi turaza kuba tuvuga ku rukundo. Bimwe mu bintu bigaragaza cyangwa se Kristo yagiye ahereza itorero, yavuze urukundo. Icyo bazamenyera kubigishwa be, bazamenya nimukundana, nicyo urukundo past. Bamwe bati rwarakonje, abandi harimo n'abatebye bati rwageze no muri frigo. Rwarenze no gukonja rugera no muri frigo. Tuganire kuri iyo ngingo y'urukundo, kuko iyo urebye hirya no hino bati urukundo, kandi abasenga ni benshi, amatorero aravuka menshi, ariko ingingo yitwa urukundo nayo ikabanye. Terwa n'iki? Murakoze cyane. Ikiganiro cyacu gishingiye ku mpungenge Yesu yari afite, avuga ngo umwana w'umuntu naza azasanga kwizera mu isi. Mu bintu biteye impungenge muri iki gihe, iyo tuvuze kwizera kurimo ibintu byinshi, turiho turavuga ku ngingo y'urukundo. Urukundo, reka mvugeho kuri bimwe muri indikateri zigaragaza ko urukundo rwakonje, nako ndaza kuzigarukaho. Reka mpere kuco Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo ari ku musozi wa Elayono, abigishwa bamubaza ibimenyetso bizagaragaza ko agiye kugaruka, agitanga nk'ikimenyetso, aravuga ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Hano no gutekereza ngo nzajyana nabo benshi na benshi ruzakonja, cyangwa nzasigara na bake ruzasigara. Hanyuma mu yusomye Paulo aganiriza Timoteyo ibice 3, yaravuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Mu Byahishuwe aravuga ngo wakoze byose neza, ariko mfite ico nkugaya, nuko ari urukundo rwawe rwa mbere. Ako kantu murumva, abantu badukurikiye barumva koroheje cyane. Itorero ryabwiwe ni rya Efeso, ubu ni muri Turukiya y'iki gihe. Ico gihe niryo torero ryari rikomeye, ryari rifite doctrine nziza, ntaco rigawa, ariko bararetse urukundo rwa mbere. Arababwira ngo nzaza nkuri igitereko itabaza ahantu hacu kugeza igihe muzongera kwihanira. Muzi ko kuri ubu ahahoze amatorero, ba mukerarugendo bajya kuhasura, nta rusengero rukihari. Abayisilamu ni 99.9%. Iyo bagufatanye Bibiliya baguca umutwe. Nta muntu, ubukristo ntibwemewe. Mwibuke ko ariho hahoze igicumbi c'ubukristo, ariko kuko babuze urukundo rwa mbere, ubukristo bwararimbutse, burimbukana n'imizi, ntibukivuga. Cya gitereko cyaravuye. Yego, turi mu karere k'ibiyaga bigari, aho ahasigaye igicumbi c'ubukristo. Hari abakristo benshi ku isi. Nagira mbwira abantu badukurikiye, nitutagaruka ku rukundo rwa mbere, ubukristo bushobora kuzasigara mu mateka. Bavuga ngo higeze kubaho abakristo mu Rwanda ahagana mu myaka, nta mukristo ukihari. Kubera iki? Iyo habuze urukundo, ego urukundo ni Kristo.
kuko yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo. Iyo rero habuze urukundo, ubukristo bushobora kuzarimbuka bugashiraho burundu. Kandi mu by'ukuri twese kuri bimwe navuze bigaragaza ko urukundo rugenda rushira. Iyo umukene yakoze ubukwe ahutaha wenyine, umukire abutaha twese tukaboneka. Abantu babana kuko biganye, kuko bubatse amazu ajya gusa, kuko bacuruzanya, hari umuntu adafite uwo abana nawe. Urukundo rumaze gushira mu bantu ku kigero abantu bikunda birenze uko umuntu ashobora kubitekereza. Ibyo mvuga ni mu rusengero, simvuga hanze. Rero urukundo mu by'ukuri ni ikintu cy'ingenzi. Iyo udafite urukundo ntuba ufite Kristo. Urukundo ni we Kristo. Hanyuma urukundo ubwago nta gisobanuro twatanga cy'urukundo. Urukundo ntirubaho, ni ku Mufaransa yavuze, habaho imirimo igaragaza urukundo. Iyo rero iyo mirimo itakigaragara, urukundo nyine ruba ari nta ruhari. Rick Warren yaravuze ngo mu gitabo cy'ubuzima bufite intego, yaravuze ngo ntiwakunda udatanga, cyakora watanga udakunda, kuko no mu kabari barasengera. Iyo rero ukunda, gutanga birakorohera, ariko gutanga udakunda byo biba ari ukwigura cyangwa izindi mpamvu. Biragoye, ni indi mpamvu ya rero ntekereza ko icyo abantu bakwiye kumva, Kristo yarafitiye impungenge, ubuho zarushijeho kwiyongera, ni uko urukundo rwabuze. Rero niho umuntu yavuga ngo birahura bite na rya jambo bivuga ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kwikiri mu isi. Navuze ko kuko yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo. Iyo usomye mu Yohana 3:16 iryo jambo niho ryanditse. Hanyuma iyo ugiye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3:16 haravuga ngo iki nico kigaragaza urukundo, nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe dukwiye kwitanga ku bwa bene data. Ubwo bivuze ko niba udakunda mwene data, reka mbabwire inzego enye z'urukundo. Urukundo rwa mbere ni ugukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Iyo ureba ubona abantu bagikunda Imana. Uzi ko umuntu areba filime amasaha 3 adashobora gusenga iminota 30. Uzi ko umuntu afana umupira akabaze abakinyi bose ba Manchester n'abamuvubi atazi 50 yo muri Bibiliya. Ngira ngo Theo aheruka muri fiançailles vuba. Hari ubwo wigera ubure umwanya fiançailles? Ntibibaho. Hari ubwo yakwandikira message ukavuga ngo ndananiwe nzayisoma ejo? Oya, ntiwararutana muvugisha. None se twavuga ngo niba twemera ko Kristo ari umukwe, natwe tukaba turi abageni, ubu Bibiliya sakandiko ka fiancé, ubu ntiyasize atwandikiye kugira ngo abamaze kwirangiza ni bangahe? Ni bake cyane. Uzi ibitabo dusoma kugira ngo tubone diplome ya kaminuza kuntu ari byinshi, kandi ntushobora kwiraga umwana wawe. Uzayikoresha nyine igihe ukihari. Ariko Bibiliya ibitabo 66 gusa bikatunanira gusoma. Ntekereza ko umuntu akwiye kwiga gukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Ibi bigize ibice bitatu bigize umuntu, bigizwe n'umwuka, ubugingo n'umubiri. Umutima ni umwuka, ubugingo buri mu gice cyitwa umutima uri mu gice cyitwa umutima ni umwuka. Hanyuma ubugingo buri mu gice nyine cyitwa ubugingo, imbaraga ziri mu gice cyitwa umubiri. Ibyo bice byose bigomba gukunda Imana kandi 100%. Mbese ukagira umutima wose ukaba wigaruriwe n'Imana. Hari igihe rero umuntu akunda Imana akayikundisha umutima, ariko amarangamutima ye atayiriho, cyangwa se umubiri uri mu bindi. Ibyo nabyo ni ikibazo, ngira ngo byatewe n'abatwigishije. Twihute. Urukundo rwa kabiri ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nk'uko wikunda icyo bisobanuye ni ukuba wigurira fanta unyotewe ukibuka ko ari undi muntu unyotewe nk'uko unyotewe. Ni ukwambara ukibuka ko ari undi muntu yambaye ubusa. Ni ugushaka inzu yo kubamo ukibuka ko ari undi muntu udafite aho aba. Ku kigero wikundaho. Ngewe nawe nkunda nabambabeje ku kigero nk'uko nikunda, njye ndabizi ko nikunda. Nubigeraho aze kutwandikira tugira ati ngiye rwose nkunda mugenzi wanjye. Hanyuma kuko umuntu kwikunda biri automatique kuva kuri Adamu, muri kamere y'umuntu harimo kwikunda. Usigaye ngo umuntu abishobore bisaba kwiyanga, bisaba kwigomwa icyo wari kujya ukagiha umushonje, bisaba kumenya ko ari undi muntu ubabaye, hanyuma ukigomwa ibyareka kunejeje ukabimuha, nibwo bizatworohera. Abenshi bagira ngo
mu rukundo umuntu atanga ibyasagutse ari nacyo gikunda kutugora nanjye reka nishyiremo gushaka gutanga ibisaguka mu rukundo. Iyo ukunda urukundo ruva ku Mana ntutanga ibisagutse, kuko ntiyatekereje ko kungana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, yisiga ubusa, yaganduka, yambaye ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Gukunda mugenzi wawe ni ukwigomwa ibyakakunejeje, ukagira undi muntu wishima mu cyimbo cyawe. Ubwo ni rwo rukundo. Pastor, ubu rukundo umuntu araruvukana cyangwa ararutozwa akarumenya? Urukundo umuntu araruvukana. Buriya iyo umuntu avuka, ngiye gukoresha imvugo ikoreshwa ku bakobwa mu mbabarire, avuka ari vierge, avuka ari isugi, avuka ari urupapuro rw'umweru rutanditseho ikintu, avuka ari uw'Imana ishaka. Yanduzwa naho yavukiye, n'uburere yahawe, na environnement arimo. Ibyo nibyo bituma imiyoboro y'urukundo. Ngewe ariko iyo ndebye mbona n'abantu bo mu karere k'ibiyaga bigari twaragerageza kabisa. Uzi ko umuntu avukira ahantu bafite utuyenzi twabo, agasekuro kabo, imyugariro yabo, akunyu kabo, dungutu individualisme mu bunyakamwe. Noneho bakajya bakubwira ngo abaturanyi bararoga, ntukajyeyo cyane. Ico gihe imiyoboro y'urukundo irapfa, ihita yifunga. Umuntu yakuze bamubwira ngo abaturanyi bararoga, niyo ageze muri Amerika azahora yikanga ko abaturanyi baroga. Umuntu yakuze muri ya individualisme imeze kwa kundi, no mu rusengero ntatura. Abazi kujonjora utuntu, azi gutanga duke, ibyinshi akumva nibye. Bifite ingaruka ku myizerere no ku mitekerereze ku muntu yakuriye muri ubwo buzima bumeze butyo. Rero urukundo umuntu araruvukana, ahubwo rwicwa naho yakuriye n'uburere yahawe no guhungabana kw'amarangamutima. Iyo rumaze guhungabana, ruhungabanyijwe n'ibyo ngibyo usorejeho, kuba rwagaruka rukongera rugasubira nk'uko rwahoze waruvukanye, birashoboka cyangwa biba byarangiye? Ntabwo biba byarangiye, ahubwo hano dufite ikibazo ku banyamadini, ku batwigisha. Niba twarahungabaniye mu muryango wa mbere aho tuvuka, iyo umuntu agiye muri Kristo Yesu niyo mahirwe ya kabiri. Ni ukuvuga ngo desire Imana yaremye mo hagati haciyemo desire yangiritse kubera ibyo yahawe, ariko muri Kristo Yesu twongera kugira andi mahirwe ya kabiri yo guhuza desire wa mbere Imana yaremye na desire wakijijwe. Abo bantu iyo bahuye wamworera uvamo, umuntu akongera kuba wa wundi. Reka ntange urugero rwakorohera abantu bose kubyumva. Iyo umuntu ageze ku rwego yera imbuto z'umwuka, nta kibazo na kimwe aba afite. Ahubwo abantu batubwirije kwakira Yesu nk'umukiza, ntitwamwakira nk'umwami w'ubuzima bwacu. Twaje duhunga kubera ibyaha tubabaye, hanyuma dufite igihunga aratubabarira, ariko ntibadutoza kugira Yesu Kristo nk'umwami, umwami w'amarangamutima, umwami w'uko dukoresha amafaranga, umwami w'uko duhitamo inshuti, umwami w'ejo hazaza, umwami w'ubuzima bwacu bwose. Ibyo rero bituma tuba muri Kristo Yesu. Mwembi nzi ko mujya muhagarara imbere y'abantu benshi. Uzahagarara imbere y'iteraniro yo mu maso y'abakristo, nibo bantu bagira ibyishimo bike. Ukibaza ko twageze aho Imana itangira ibyishimo, kuki dufite abantu baseka bibagiwe, kuki dufite abantu bafite amarangamutima yumiwe kandi bari mu rusengero, abantu babaye abarakari mu nzu y'Imana. Noneho byahumira ku mirari rero n'abahanura, agahanurana amahane y'iwabo n'inzara y'iwabo n'agahinda k'iwabo, akadusukamo ibikomere by'iwabo. Indirimbo zihimbwa nka 70% zuzuye inzara n'ibikomere. Mu by'ukuri ntabwo ari evanjiri, ahubwo ni ukuba tutarakiriye gukira kuzuye. Ibyo bintu bizana ingaruka mbi zikomeye ku cyo twakwita gospel. Oya, habaho n'abigisha nabyo tujya tubyumva tunanabivuga, ukumva n'abigisha nabo ubwabo barerekana Imana nk'ingome, atari Imana yita ku bantu bayo, nk'inyamahane, Imana yabarimbura, yabamara, izabica. Ni ingaruka zo kutakira Kristo nk'umwami w'ubuzima bwacu, waduye kubohoka kuzuye, hanyuma tube mu rukundo rw'Imana, tubashe kuba Imana yifuza ko tuba muri Kristo Yesu. Naringeze ku rukundo rwa kabiri, gukunda mugenzi wawe. Urukundo rwa gatatu rurakomeye, ni ugukunda umwanzi wawe. Ruragoye. Hari igihe Yesu agucisha i Samariya, bikaba ngombwa ko usuhuzanya nabo, ukabasaba amazi.
inzira ijya mu ijuru ica mu irembo ry'umwanzi wawe, ica mu nzu y'umwanzi wawe. Bisaba ko wemera gukunda utagukunda. Yesu yaravuze ngo nimukunda ababakunda, ngo n'abapagani niko babigenza, ntacu muzagororerwa. Ahubwo umwanzi wawe niyasonza umuhe icyanywa, nagasonza umugaburire, nubigenza gutyo uzaba ushobora kumuhindura, kandi ikibice kukunesha ahubwo neshesha ikibi ciza. Urukundo rwa kane niko nsorejeho rukomeye, no gupfira abandi. Cyambere no gukunda Imana, gukunda mugenzi wawe, gukunda umwanzi wawe, gupfira abandi. Gupfira abandi rero niyo jambo twavuze muri Yohana wa mbere 3:16. Iki nico kigaragaza urukundo. Nuko Imana yadukunze, natwe tugiye gutanga ubugingo bwacu kubwa bene data. Ndatanga urugero. Abanyaburayi muri Amerika, kuri Azusa, California, bagize ububyutse, basenze imyaka 4, buzura umwuka wera, bajya kwigabanyamwe amashami, bamwe bajya muri Canada, abandi bajya i Burayi. Abanyaburayi muri ruraka bahita batuzana ubutumwa bwiza muri Afurika. Mwibuke ko ico gihe nta ndege bari bafite. Imana yavugana nabo ko bagiye nko muri Kongo, bakahita bajya kuri Oseya, bakamara amezi 3 mu mazi. Benshi bararohamye, abandi bagahita Tanzania ingana n'u Rwanda inshuro 25, bakayigendesha amaguru, barangiza bakinjira muri Kongo. Turabazi imva zabo, zimwe ziri i Rusizi, izindi ziri ku Gisenyi, izindi ziri i Goma, izindi ziri Bukavu. Nzabakobwa bavuga ngo kuba turi isugi, dufashe iki gitambo tugitambye ku Mana, ntituzarongogwa. Ariko Abanyafurika bahinduke. None twebwe ubu turubaka insengero zikomeye ngo tugaragaze ubwami. Turubaka ubwami bwacu, atari ubwami bw'Imana. Uzitorero rimaze imyaka 80 itagira umumisiyoneri n'umwe. Tukajya tugerageza mbese umushumba agahembwa menshi ashoboka, ibimugendaho bikaba birenze, ukabona hari ukuntu twubaka ubwami bwacu butari ubw'Imana. Kuko iyaba twibuka ko isi tuwe n'amoko 16,000, 9,100 nibo bamaze kumva ubutumwa bwiza gusa. Turashafite 6,900 batarumva ko Yesu akiza, bagisenga Imana za gakondo, bagitamba ibitambo by'abantu. Turamutse nta na kimwe tubuze kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza, habuze umutima w'urukundo. Niyo mpamvu ubona intambara zigera zishira mu matorero, kuko iyo bibaye kugwanira inyungu, umuntu wese akubaka ubwami bwe, n'undi wese ababishaka. Ariko imbaraga zakoreshejwe muri aka karere iyo zihita zikomereza Somalia na Sudani n'ahandi, tuba tugeze kure ku isi, kandi natwe biba byaraduhesheje umugisha. Reka mbaho urugero mwakumva. Amerika imaze imyaka iri munsi ya 300 ivumbuwe, ariko Abongereza barahageze, biringira Imana, barasenga, bahita bohereza abamisiyoneri. Uzi ko imprimeri ya mbere yakoze Bibiliya cyane. Bavumbuye indege ngo zitwara abamisiyoneri. Igihugu cyabo kigira umugisha, ubu ni gihangange ku isi. Mu gihe cyose tudafite umutima wo gukunda abandi, nta mugisha tuzigera tugira. Rero Yesu yavuze ngo umwana w'umuntu azasanga kwizera mu isi, azasanga tukigira umutima ukangukiye kugaruka kwe, no kujyana ubutumwa bwiza, witanga kubw'abandi. Ibigaragaza ko urukundo rwakonje, twavuga byinshi, yaba liste ndende, ariko urukundo ntago. Za indicateur muri uyurebye ku rubuga rw'abamisiyoneri, uzi ko ibyitangwa mu nsengero, amafaranga n'ibindi, 95% yongera gukora mu rusengero. Ayakoreshwa mu kujyana ubutumwa bwiza ntageze kuri 5%. Nta rukundo ruhari. Dukwiye kugaruka ku rukundo rwa mbere kugira ngo abandi bantu bacungurwe, abandi bantu bamenye agakiza, natwe bizatuzanira umugisha. Igihe cyose hariho kwikunda. Iyo ufumba baguhaye ugafumbata, nta handi hajya ibindi. Ariko iyo urekuye ugatanga, ibindi bibona aho bijya. Rero igihe cyose tudafite uwo mutima w'urukundo, Yesu azahorana impungenge. Murakoze. Urukundo rwa mbere ni ijambo bakunze kugarukaho cyane pastor. Hari umuntu udukurikiye ivuze ngo urukundo rwa mbere ni ijambo ryabwa abitorero rya Efeso, bati urukundo rwa mbere ambwira n'uruhe. Niko kundi nabanaga n'abantu ni iki urukundo rwa mbere. Hari no bavuga ati ngiye nabonye urukundo ntaranakizwa.
kuko hari abakuriye mu miryango izi ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ukiyemeza guhindukira ukizera ko amaraso ya Yesu ari cyo gitambo cyagukuraho ibyaha, ukatura ibyaha byawe. Ibyo ari byo byose wumvisha hari umuntu ukwakiriye. yego Imana yarakwakiriye, ikubabariye amafuti yawe, wiyemeza kuyikunda no kuyikurikira. Mwarabonye uko iminsi ishira ko ariko impungenge zigenda zishira, impumu zigenda zishira, kugeza ubwo umuntu asubira mu byo yahozemo. ukabona umuntu yongeye kunywa inzoga ukibaza yaje arizahunga, yaje ahunga itabi, yaje ahunga gusambana, ariko akazashiduka yarasubiye muri bya bindi. arigiye mu buhamya atanga abavuga ibibi byazo ku buryo uba wumva atashobora gusubira. Satani rero ni umuriganya ku buryo uraza ukakira urukundo, ukababarirwa, ukabohoka, ariko akazagenda akumara imbaraga gahoro, bikazagera igihe ugasigarana izina ry'ubukristo, ariko ibigize ubukristo birimo urukundo, ibyishimo n'ibindi byose byaragiye. Hari abapimira urukundo, hari n'abandi barurebera mu kubwiriza cyane, ubwo ndimo ndibaza ibipimo byarwo aho twabipimira, abandi bakabipimira mu masengesho menshi dusenga, runaka azi gusenga, n'umwana mwiza arakizwa cyane. Ni ibipimo byiza twarebera mu rukundo. Reka ntange urugero nzi ko abantu benshi bazi, bw'umutini Yesu yavumye. Yaraje awuburaho imbuto, arangije arawuvuma. Uzi ikintu yashatumye awuvuma ni uko yawubuzeho imbuto nyine. Ubundi iyo amababi y'umutini aje azana n'imbuto, hanyuma icyamutangaje ni uko yabonyeho amababi akabura imbuto. Nyemerera ukiri aho, uyu mutini ko Bibiliya ivuga ko kitari igihe cyawo cyo kwera, umutini ntiwarenganye? Ntabwo warenganye. Ntabwo warenganye, kuko urabona ko mu gihe cya neje nko muri iki gihe amababi yose avaho. Hanyuma iyo izuba ryongeye kuva, amababi aragaruka akazana n'indabyo, akazana n'imbuto. Noneho icyo gihe Yesu yatangajwe n'ukuntu mu butini wihutanye amababi ugasigayo imbuto. Rero icyo nashaka kuvuga muri uyu mugani nako muri iri jambo ni ikihe: kuba pasiteri ni amababi, kubwiriza ni amababi, guhanura ni amababi, kuririmba neza ni amababi, ariko muri ayo mababi Imana irashakamo urukundo, irashakamo ibyishimo n'amahoro. Hari igihe twihutana amababi, Yesu agahora atunguka avuga ati ubwo afite amababi yenda yagira n'imbuto. Noneho biratangaje ukuntu umuntu yihuta akagera muri korari ataravuka ubwa kabiri. Njye nabonye abapasiteri benshi badakundana. Hari ntiduhora mu itangazamakuru se tuvuze induru, ni ikigaragaza ko tudakundana. Rero ntekereza ko abantu be kubyitiranya, urukundo ruva mu gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Hanyuma impano zo zibereyeho abandi, uririmbira abandi, ubwiriza abandi, uhanurira abandi, ariko muri ibyo Imana irashakamo imbuto. Mperutse kubona article mwanditse ivuga ngo ni Eric Shaba wayivuze ku kinyamakuru kimwe, avuga ngo gutanga noneho n'itangazamakuru. Muri iki gihe tubona abantu bagaragaje nyine urukundo, ariko noneho bakitwaza itangazamakuru, bakitwaza amakamera menshi. Biri bifata utibibonye, baba bagize urukundo? Oya, baba bagiye gushaka amafoto. Baba bagiye gushaka amafoto, ntabwo baba bagize urukundo. Yesu yaravuze ngo icuku ryo gukoze ku moso ntikuzabimenya. Mu by'ukuri nawe ubwe iyo yakizaga umuntu yaravuga ati mubiceceke ntihagire uwo mubibwira. Biriya bintu mbibonamwo ibintu bibiri: harimo urukundo ruke rukabije, harimo ubunyamwuga buke bw'abatwara kamera, kubera ko iyo ufotora ibiryo ubiha umuntu abyinjiza mu nzu abitetse kugeza bigeze mu gifu, uriya muntu ari umunyantege nke. Uyu munyantege nke rero uramufatiranye, kandi ibi bihe ntazabihoramo. Nabivamo akabona ibyo wamukoreye bizaba ari bibi cyane. Noneho igikomeye kurutaho rero ni uko n'abana nabo barabafotora, kandi aba bana ufotora hari igihe ejo azaba minisitiri akaberekana, bakazahita abanyamakuru barabibika, bakazagarura ya mavideo ya mafoto bakabimukubitisha. Isi nayo ni kwiteye irabikanye. Rero ntekereza ko ntabwo ntibikwiriye, nta bumuntu burimo,
nta rukundo rurimo, nta n'ubufura burimo. Rero ntekereza ko abantu babikora bakwiye byibuze nunafata ifoto uyifate mu buryo bw'umwuga. Ni byiza ko ubika archive y'ibyo wakoze, ariko ukayifata ifoto ku buryo bw'umwuga, utagaragaza isura y'uwo wabikoreye. Ni byiza gutabariza ubabaye, ni byiza gutabariza umurwayi, ariko umwerekana isura. Cyane ko bitanemewe mu mategeko mpuzamahanga. Amategeko mpuzamahanga ntabyemera. Ntibyemewe gufata ishusho y'umwana. Nuko turi mu gihugu gitanga umudendezo, hari ahandi wahita ujya mu rukiko. Ariko hano benda biracoroshe, ariko nabwo bizagera igihe uburenganzira bw'umwana buhagurukirwa. Rero ntekereza ko muri iki gihe turashaka views, turashaka kuvugwa ko turi abantu bagira neza, ariko mu bwami bw'Imana ni zero. Yesu yaravuze ngo muzaba murangije guhabwa ingororano zanyu. Pastor, tukiri aho hakabaho uvuga ati ese ko uwafashijwe abonye icyarya cyangwa abonye icyo kwambara, bene uwo nguwo hari igihe ibyo kuba mwazanye kamera ntacyo biba bimubwiye, kubera ko icyakozwe nuko ubuzima bwe babutabaye. Uwo muntu akakubwira ati ese icyakozwe wakirebyeho kurusha kamera zaje, kuko icyo yakozwe ari cyo cy'ingenzi, wamubwira iki? Murakoze. Ngewe sindeba ifunguro ry'uyu munsi. Umuzani umufuka w'umuceri, umuzani umufuka wa kawunga, ariko ndareba mu myaka 30 iri imbere. Ngenda tekerereza uriya mwana wafashe ifoto wapfukamishije se arimo kwakira ibishimbo cyangwa se umuceri. Ndiho ndareba ejo Imana nimugarukaho yenda akaba ministre, hanyuma ukuntu iyo foto izamugirira, izahinduka igikomere cy'iteka ryose. Ndimo kwibaza uyu muntu ntarimo arababaye, aragwaye, yego urimo kumutabariza, wagize neza, ariko bikore ku buryo bw'umwuga, ku buryo utari busige ikimenyetso kizamucisha bugufi ubuzima bwose. Rero gufasha ni byiza, ariko ni byiza no gukoresha itangazamakuru mu buryo bwiza budasiga ibikomere. Hari abakubwira ko ari ukwigisha n'abandi gukora. Nta kwigisha, ushobora gutabariza umuntu hanyuma ukigisha n'abandi gukora, ariko udashize umuntu ku karubanda. Reka nkubaze Theo, abaye ari papa wawe ufite ikibazo nka kiriya, wakwishimira ko kamera zimufata amashusho yakirirwa aherekanwa ku mbuga nkoranyambaga? Ni ikibazo. Ibintu utakorera mama wawe, ibintu utakorera papa wawe, umuvandimwe wawe, ntuzabikorere undi muntu wari we wese. Turagaruka kuri yanjye ngo gukunda nkuko wikunda. Yego, no gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ibyo nawe utakwikorera. Yego, ntiwabikorera undi muntu. Watabarizwa, wafashwa, yego, ariko ntiwakwishimira ko ubuzima bwawe bujya ku karubanda. Rero ntekereza ko ntabwo tugwanya itangazamakuru, rirakoreshwa muri iki gihe cyane, ariko rikwiye gukoreshwa mu buryo bw'umwuga, mu buryo bwiza butazatera ibikomere mu myaka myinshi iri imbere. Pastor Theo, mbabarira kandi kana y'ibwa reka dufate ko abashumba kenshi hari igihe biriya n'amadebanjyano bavuga ngo ibijyanye no gutanga ituro rya gihanuzi cyangwa se ry'abashumba. Pastor, tubonye abantu bahingutse hano bazanye iryo turo, ntituzi ko ringana, ribe rinini cyangwa ritoya, ariko hari kamera nyinshi cyane ziruta iziri hano barazikurikiye. Wabigenza ute? Wabisubizayo? Wabwira ati musubiraneyo n'ibyanyu? Wabyakira kugira ngo muzimye kamera? Wakora iki? Ubwo biraza gufasha n'umukristo dukurikiye ibyo bintu bimubayeho, yakwitwara ate kugira ngo ubukristo bwabuguma? Muri aba bantu bafashwa, hari abantu badafite imitekerereze ituma bashobora kuvuga ngo zimya kamera, batazi n'uburenganzira bwabo. Hari abantu amategeko atevugwa mu Kinyarwanda akaba atazi itegeko rishobora kumurengera. Uwo muntu rero nyine azakomeza kuba inzirakarengane. Ariko bibaye ari kuri njye, ntabwo wazana ituro ngo uzane na kamera nkwemere ko ucana kamera. Ni uburenganzira bwanjye kutamfata ishusho, ni uburenganzira bwanjye kutashira ubuzima bwanjye ku karubanda. Rero ni abantu bakwiye kubyumva gutyo, usibye ko Bibiliya itabyemera, ariko nanone n'ubunyamwuga ntibubyemera, n'amategeko mpuzamahanga ntabyemera. Abantu bakwiye gukora ibintu bitagarukira ku marangamutima y'aka kanya, ahubwo batekerereze sosiyete ejo hazaza.
batekereza abo babyara ejo hazaza, bakora ibintu mu buryo bwiza buzatuma bagumana ubumuntu, buzatuma reka mbihuze n'ikintu bidahuye cyane, ariko turavuga ku bunyamwuga. Nigeze kubona mu giterane cy'abantu 5,000 umudamu afashijwe aravuga ngo mumpe mikorofone nature, ajya ku ruhimbi aravuga ati Imana imbabarire, nsinzwe n'ijambo ry'Imana, mfite umugabo tubyaranye 3, mu bana bose nta mwana w'umugabo arimo, mfite undi muhungu tubyarana. Ubwo yaratashe arubaka. Ntekereza ko bishobora kuba byarageze ku mugabo atarava muri iryo teraniro. None se ahubwo abo bana bo bazagira igikomere kingana gute? Bari bafite uwo bita se, amarangamutima yabo ahise ahagarariraho, ubuzima bwabo bwose burapfuye. Iyo kwatura byari byiza, ariko yarakwiye kwatura mu buryo budasigira igikomere umuryango wose na sosiyete. Hari undi muntu yaje mu mahugurwa y'abubatsi ngo arangije aravuga ati ndatsinzwe, ndashaka gusaba Imana imbabazi. Arangije avuga ibintu abapfumu bamuhaye azajyaho umugabo birimo umwanda uteye ubwoba. Umugabo yari umuntu yiyubashe cyane, yaricaye nawe aho ngaho muri iryo teraniro, yahise amanuka yikubita hasi, bahamagara ambulance kubera ikintu umuntu azwi. Rero ntekereza ko dukwiye gukora ibintu bidasigira guhungabana abacu. Yego. Iyo tuvuze ngo urukundo rwarakonje, hari n'ubibona nyine turi kubivuga bati hari nyine byararangiye ko rwakonje, dukora iki? Abanyamatorero mwigisha muravuga rwarakonje, muri iyo minsi ruzakonje, bikarangiriraho. Ariko kugira ngo tudasiga abantu mu kirere, tubishyire muri pratique, hakorwa iki? Ko mu nsengero biravugwa ko rwakonje, ariko nanone mukagerageza no kurwigisha, ariko ukabona biragarukira ku magambo gusa ntibijye mu bikorwa. Hakorwa iki muri bino bihe bikomeye tunarimo? Ubuza akantu gakomeye, bigarukira mu magambo. Ndi umwe mu bantu bakunda kujya muri Isirayeli inshuro nyinshi, twarayo n'abantu bagiye kwiga no gusenga no gutembera. Hari ikintu kimwe kimbabaza buri gihe iyo ngiyeyo. Bo iwabo ijambo ry'Imana ryambaye umubiri. Ijambo ry'Imana riri mu buzima bwa buri munsi. Iyo bakubwiye ngo Isirayeli uzaba umutwe ntuzaba umurizo, ni umutwe mu bintu byose. Amateka arabigaragaza. Iyo bakubwiye ngo amarembo yawe azahora akinguye ku manywa na nijoro, bakira ba mukerarugendo 100,000 ku munsi baje kureba amateka ya Yesu. Muzonka amashereka y'amahanga. Ibintu byose uzajya muhage, bahinga ku buso buto, ni mu butayu, ariko barajya bagasagurira amahanga. Twebwe ikibazo dufite rero ni ikihe? Ubwo nashaka kubihuza iyo nkuru ya Isirayeli, nashaka kuyihuza n'ibyo waruvuze. Twebwe tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko ntibisa n'ubuzima bwacu. Utekereze abashumba bahagarara imbere y'intama buri cyumweru, bose bigisha urukundo. Ikibazo no kubanza kwibaza ngo twe tugwigisha turarufite. Nayobowe n'abashumba benshi. Hari akantu kigeze kumbaho kababaje. Naragwaye, twakorana turi benshi, turabapasiteri nk'umunani. Noneho ndagwara, njya mu bitaro, nandikira umushumba wacu mukuru, ndamubwira mushumba ndagwaye ndi mu bitaro. Ntiyansubije. Marayo ibyumweru 2. Ndagaruka arambwira ngo waje, ngo sawa, ubuzima burakomeza. Ntiyambajije ngo umeze ute. None se ubwo niduhagarara imbere y'abantu twigisha urukundo twebwe tutarufite, bizatanga iki? Ikitaraguhinduye nta wundi muntu ushahindura. Indirimbo turirimba, ibyo tubwiza si byo bikiza abandi, ni umwuka ubiherekeje. Niba nta rukundo dufite hagati yacu, ntabwo, kandi iyo tuvuze ngo nta rukundo ruhari, itangazamakuru rya mbere umuhamya. Intambara ziri mu matorero zishingiye ku rukundo ruke. Hanyuma icyo nagira mbwire abadukurikiye noneho batari abashumba, ubwo nari ndangije kubwira abashumba bene wacu, ndabwira noneho abadukurikiye, tugerageze gukura ibintu mu mutwe, tubikure mu mpapuro, bihinduke ubuzima tubaho. Ntabwo wakunda abantu bose, ariko ushaka umuntu umwe ukunda nk'uko wikunda. Nuba warangije gukunda Imana, byibuze urebe undi muntu wakoreraho umugisha. Kandi nujya kubikora, ntuzabikorere uwo mwanya ubushobozi. Yesu yaravuze ngo uworoheje hanyuma y'abandi, mwabikoreye ninjye mwabikoreye. Shaka umuntu utazabikwitura,
atari n'uwo muryango wawe hafi, umugirire neza, umwereke urukundo. Nukomeza kubyitoza bizahinduka ubuzima. turimo turegereza umusozo, tunabashimira kuri ingingo y'urukundo, ariko iyo urebye wagiye ugaruka cyane uvuga buryo abantu baha Imana umwanya. Siko turi muri monde iri digitale niko bavuga. Kongo rero baravuga ngo ni monde ya beton ya benefice monde ya benefice. Ubona ibihe turimo byo nkuko nyine na Paul yavuze ngo muri iyo minsi uzakonje. Sobanuzi bwa busora hari ikibazo cy'abagihari. Urabizi ko Yuda icyaha cyanditse muri Yeremiya, aravuga ngo icyaha cyawe udacandikishwa ikaramu y'icuma. Hanyuma Yesu amuvuga yaravuze ngo azabonesha n'uwo muntu uwo turi buhuriza amaboko ku mbehe. Ntekereza ko ubuhanuzi kuba buzasohora, Imana ivuga ibizabaho ariko si iduhitiramo ibizatubaho. Ahubwo icyo tukwiye gukora ni iki? Ni ukwibaza ngo ibyo bihe uko bihari ntacyo nakora ngo niyarure. Hari akantu kamwe Imana yaremanye abantu, abamarayika badafite n'inyamaswa zidafite, akantu kitwa amahitamo. Hari umupasiteri witwa David Rutanga yaravuze ngo ni umutungo ntavogerwa. Umuntu wese akwiye kumenya ko guhitamo ari cyo kintu akwiye gukoresha kugira ngo agire ububyutse, asenge, agire urukundo, ase nuko Bibiliya ivuga. Nidukomeza kuvuga ngo none ko ari ibihe, yenda twebwe mu gihe cyacu dukizwa washobora kumara iminsi 21 mu cumba kandi ubu nta kibazo gihari. Ariko ubu ntibyashoboka, ubuzima bwarakomeye. Ariko niba uvuye Kicukiro ugiye Nyarugenge, wenda iminota 20 mu modoka, watangiriye gusenga Kicukiro kuzagera mu mujyi wafashijwe. Niba ugiye mu majyepfo uzamara amasaha 3 mu modoka, wayakoresheje mu gusenga no kwegera Imana kuzagerayo wafashijwe. Ntekereza ko birashoboka ko umuntu akoresha umwanya abonye mu gihe cya digitale, mu gihe cy'ubuzima bukomeye, ugasabana n'Imana bigashoboka. Nitutabigenza gutyo tuzasigarana idini, tuzasigarana insengero nziza, ariko ubukristo buzarimbuka, donc buzavaho burundu, dusigarane ko higeze. Satani ameze nk'igitagangurirwa, nico nshaka gusorezaho. Igitagangurirwa kiraza kigatega utudodo tutagaragara. Uzi ikintu kiba giteze? Kiba giteze isazi, kandi isazi zigira amaso manini ntizireba. Noneho zikagwa mu mutego w'igitagangurirwa, kigahita kiza kigatobora, kigakuramwo ubuzima bwose bw'indani bw'isazi. Isazi ukabona ibyibushe, ukabona imeze neza, ukibaza impamvu itaguruka. Wakora ugasanga imaze umwaka yumye, nta buzima ikigira. Satani azatwiba urukundo, atwibe gusenga, atwibe kubana n'abantu bakijijwe neza, atwibe dusigarana amahame meza gusa y'idini, ariko iby'ingenzi byaragiye. Nitutabyifatamo gutyo, Satani azatunyaga, wewe azanwa no kwiba, kwica no kurimbura. Turimo turasoza rero tunabashimira. Ubwo dushimira nyemerera tugana ku musozo. Umuntu ufite urukundo, wari ufite urukundo, ni iki gishobora kumubaho bikamwereka ko urukundo rutangiye gukamuka muri we, kugira ngo n'udukurikiye nabyibonamo ibyo ugiye kutubwira amenye ko rutangiye gukendera muri we? Igihe cyose utakibasha, urukundo rutangira mu gukundisha Imana umutima wose n'ubwenge n'imbaraga. Igihe cyose utakibasha gusabana n'Imana mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana, mu kwegera Imana, ubwo uzamenye ko urukundo rutangiye gukendera. Hanyuma nutangira gukinisha ibyaha byitwa bito bito, inyongobeza bugingo, ukajya wumva utangiye gutinyuka, uzamenye ko urukundo rutangiye kugenda. Harabyita gusobanukirwa ubutumwa. Ntabwo ari gusobanukirwa ubutumwa, ahubwo ni ugupfa buhoro buhoro. Ni ugupfa muri siransi buhoro buhoro, ariko ukaba uriho urapfa. Hanyuma ikindi kigaragaza ko utangiye kunanirwa no gucika intege, ni igihe utakibasha gufasha abandi. Ndavuga kwita kuri mugenzi wawe, ukajya wumva ibintu byose byaba byiza bikujeho, ibijya ku bandi bikaba ari ikibazo. Icyo gihe uba utangiye kunanirwa, kuko mu bubyutse, mu rukundo, iyo umuntu afite urukundo ntabwo yumva atajya wenyine. Ngo itorero rya mbere nta mukene wabagamo, kandi mutavuga ngo ni uko bari bake, kuko umunsi umwe Petero yabwirije 3,000, ubukurikira baba 5,000. Ubu kandi byamaze igihe kinini ngo abakizwa bakajya biyongera.
ntabwo bari benshi kuruta abo uyu munsi, ariko nta mukene wabagamo. Nta na kimwe tubuze ngo dufashe abandi, habuze umutima, habuze urukundo. Imana duhaye ibintu byose, ahubwo gusaranganya n'ibyo byatunaniye. Uzi ko umutungo w'isi ufitwe n'abantu 27 mu maboko cyane. Ntekereza ko iby'Imana yatanze birahagije, ahubwo gusaranganya n'ibyo byatunaniye. Ikibabaje rero no mu rusengero niko bimeze. Birakomeye kugira ngo kumva amagambo nk'aya ngaya, ariko kandi reka dusoze dushimira tunasenga, kuko ibyo twavuze byose imbaraga zawe dushoboza n'iz'umwuka wera. Umwuka wera watara abantu babyigenga niko birivuga. Ariko se kuko umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Pastor wambaje no kunda kumbwira ngo nta kindi cyamuteye impungenge. Yabajije niba amadini azaba yarungutse cyangwa insengero zaba zaragwiriye, ariko kwizera. Ubwo buri wese yakwisuzuma. Ikibazo si idini ryawe usengera na iki, ikibazo reba ko ubuzima bubaho busa n'ubwa Kristo. Turasoje. Pastor reka tumusabe gusoza adusengera. Dushimye bwe mwese mwakurikiye, yaba kuri Byishimo live, kuri Sinai TV, Agakiza TV ndetse na Nkunda Gospel. Uwiteka akomeze kubaha umugisha. Amen. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, umuntu wese yibonyeho urukundo ruke, umuntu wese yibonyeho ko atangiye gucika intege no gusubira inyuma, gusoma ijambo ryawe, gukunda abandi bisigaye bimugora, turasenze ngo duhe ububyutse no kugira urukundo rwa mbere, duhe gukanguka no kuba maso, kugira ngo dusigasire umurage waduhaye w'ubukristo, kugeza ubwo impanda izavuga tukiri maso. Bana na buri wese mu izina rya Kristo Yesu. Amen.